ukuntu byatangiye urumva Christian nyine ajya gukundana na Linda ninjye twakundanaga twari tumaranye imyaka nk'itatu urumva dukundana umva ubwo na nyina yarakiriho nyina wa Christian nyine dukundana handi umva twanabahanaga ndoza ari ukubana nk'umugore n'umugabo noneho yari afite nyina urwaye kanseri urumva noneho hakazamo nyina agapresha ko kuvuga ngo nyina bizanyisa ngo ashobora gupfa ngo atabonye ngo umwuzukuru bla 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 yewe tukicara tukabiganiraho tuza gusanga rwose tugomba kubanza tukabyara mbere yo kuvuga ngo turakora ibintu by'amapfu n'ibiki hagati aho ngubwo twakundanaga ndi umudivorce nyine mfite n'abandi bantu ku ruhande so ubwo ngubwo muri uko gukundana n'ibiki turabyaye nihutishije inkuru turabyaye tumaze kubyara umwana afite nk'amezi nk'abiri gutyo nibwo Christian yakamatanye na Linda mbimenye nyine bimwe nyine umenye ibintu ugafuha ugasakuza n'ibiki Christian barivugishije ngo mpamagara Linda nyine amazi se uwo muhungu murakundana ati turakundana nise urabizi ko tubana afite n'umwana ati ngiye yambwiye yuko ati uri baby mama we gusa ati nta kindi ariko ubwo bakaba bari basanzwe banazana akamuparika mu rugo ngo aje ngo kureba noneho nza kuzabimenya yuko iyo ngiye ku kazi amuzana akamuparika mu rugo agafata n'imyenda akambara agahindura bakongera bakurira imodoka bakagenda ubwo muri uko kubana nibwo yaguze iriya modoka afite ayigura ubumva y'amafaranga twabikaga n'ibiki arayigura twanabyaye avuga ati rwose reka ngure imodoka umwana wanjye ntabwo azajya agenda mu muyaga n'ibiki umva umuntu akoresha iyo bwabaga imodoka iraboneka muri uko kuboneka nibwo yahise atangira kukamatana n'uwo Linda atangira arateta n'ibiki ndabimenya tukajya dusakuza byo kufuha bla yangera imbere ati ntabwo uriya mukobwa dukundana n'ibiki biza kugira igihe rero bimaze kumurenga abareruye agenda agiye urumva agenda agiye ati ubwo umwana ati nzajya mumenya n'ibiki tujya muri izo rwaserera kuva umwana afite ayo mezi kugeza izi saha amaze kugenda ejo bundi afite umurenge ndamubwira nti ntawe muri bukore utariyandikishaho umwana banzana ibintu by'ubwesikoro we na Linda akajya yivugisha nawe ati ntabwo njye najya mu murenge ariko atariyandikishaho umwana atuguze ati ubwo naba ndi mu murenge mu biki ati niba adashobora kwita ku mwana we ati niki cyanyemeza ko yazita ku banjye ibintu nk'ibyo noneho Christian ukuntu ari umwesikoro Christian barambwira ati tujye ku murenge tujye kwandikisha tugeze ku murenge uwo munsi aratinda amaze gutinda asanga executive aragiye ahita arivugishwa ati tugaruke mu gitondo ko yarabizi ko ndi bube ntahari mfite urugendo urumva ndabihorera kandi nabo muri iyo minsi nibwo bari bafitemo umurenge ndabihorera Christian aranyibwisha terega ati ntabwo ari ngombwa yuko ati ibi bitegeko n'ibiki ati ngenda bizi kumwana ari wanjye ati kandi nzamwandikishaho ati ntabwo ari ngombwa kubikora kubera pressure ngo umuntu ko afite umurenge ubwo no kunsengera iwabo bari kumpamagara bambwira ati ntabwo turi bumusezeranye utabanje kuza ngo twemerere yuko mwemereye ko asezerana ndagenda ku rusengero hose ndamubohoza n'ibiki rwose muzamusezeranye bla ubwo nuko yari yambeshye yuko rwose nta kabuza aho azabonera azahugukira avuye muri stress z'ubukwe n'ibiki aziyandikishaho umwana ndamwihorera urumva aho ngarukiye rero ndamubwira se kutajya kwiyandikishaho umwana ati ndaje nzabikora ndaje bihera muri ndaje ubwo urwo rugendo rwose ndi kukubwira ni wa muntu udashobora no kwibwiriza ngo avuga ati byibuze akira n'ibihumbi 10 ugurira umwana amata iyo mbimubwiye anyigiraho umuntu wa danje dore ko mwese aba yababeshya abafafaritse ngo ni umuntu w'umukire ngo wa danje ubukireze niki urumva ubukire ni kari agasara afite Kacyiru niko abayiratana ngo afite ngo ama business y'abandi agenda yitirira atari naye ameze nka hari umukomisiyoneri muri izo business nibyo bababeshya ngo afite ngo ama business ngo ni umukire sawa igihe kizagera azagaragara igihe kizagera kimwerekana ibyo birangiye urumva ni wa muntu udashobora no kwibwiriza yewe sinanamuhamagara ngo mbwire ngo n'umwana yarwaye ngo abe yananyohereza n'ibihumbi 5
kandi ubwo iyo nateje rwaserera n'iki none afite n'umuryango bameze kimwe bakundiraha ubwo ngo biyemeje kuza kuri izo mbuga nkoranyambaga ngo kugira ngo bakunde ngo babe ngo ibyamamare n'ibiki dore ko babonye n'umuterankunga Linda rwose ubu bibafashamo uri kumva ubwo yigeze kwiyemeza ati jyewe ati nzajya ntanga indezo y'ibihumbi 50 n'ibiki n'ibiki igihe Jihad yaratangiye kujya bavuga kuva icyo gihe ibyo bintu nta musi n'uyu n'umwe yari yabishyira mu bikorwa kandi yarangiza agacaringa nyuma akajya agatanya ahantu hose byaba yaranamburutse kereka kuri Instagram niho afite page njya mbona anyandikiraho agatangira kunyinginga ansaba umwana buri uko ngerageje maze kugerageza kumumuha inshuro nk'ebyiri cyangwa 3 ariko uko ngerageje kumumuha ajya kumunsubiza tubanje guterana amagambo tubanje gusakuzanya ngubu ejo bundi kuva yakora ubukwe hari haciye nk'amezi 3 atashobora no kubaza ati umwana ameze ati ejo bundi sinzi gashiga yamushyiguye ati wazamaye umwana ati tukaba turi kumwe muri vacancy n'ibiki na umwana nawe naguha ko umwana wanze kumutangira indezo wanze kumwandikishaho n'ibiki ati hoya ati ibyo ni ibintu byoroshye ati nakubwiye ko nzabikora ati nuko ntarabona umwanya n'ibiki ndamwihorera ndamubwira ntoke sawa uze kuza umufate ariko uramumarana iminsi nk'ibiri yonyine ngarurira umwana wanjye ndamumuha maze kumumuha aramujyana uretse kwirirwa we narinda bari kumwifotoreza bapostinga ibintu by'amavideo aho y'ubugoryi adashinga arangije ejo bundi ndamubwira ati rero ndashaka umwana mugarure mbese ngo uwo mwana ngo buri kumuniza ngo buri kumuntu numva barambwira ngo ese ngo uwo mwana ngo buri kumunopfesha ngo cyawe ndamubwira ndize nakubwiye kuri bumarane iminsi itarenze 2 icyo nshaka n'umwana ubwo ninjoro wumve ngo twahitanye amagambo keka nkweje nk'amaudio yari ari kubwira umwana akajya abwira umwana ngo reka ngihangane ngo avutse ngo ku muryango mubingo biki n'ibiki ubwo ibyo byose bari kubikora icyitwa we icyitwa Linda icyitwa ngo abana bamushikiwe abakobwa ubuzababona harimo bamaze iminsi bakorana ibintu by'amavideo uri kumva bakajya bavugira ku mwana bibaza umwana ufite umwaka bakajya bamuvugira ahubwo bugambo bwose ise arise akifata na audio ari kumubwira ati bwihanganire ngo avutse ngo mu muryango ngo nese ngo nyoka aragushaka nkumva ngo ndamubyo ngo byuke kare ngo byuke yarubika rwose ngo nyoko ngaragushaka ngo mujyane ubwo yahamagaye umwe mu nshuti zacu aramubwira nkumva ngo ndamumujyanira ngo niyongera kumva ngo mumusabye ngo ubwo nyine ngo nzategereza ngo igihe ngo umwana ngo azakurira ngo umunsi ngo umwana we ngo azaza ngo kunyishakira ngo mpfa kuba nzi ko mufite ngo kandi ngo n'umwana ngo akabanza umwana w'umwaka umwe amuzima ibiki uyu akaba ari igitambambuga amuzima ibiki ngo dore ngo umwana ngo nk'ubu ngubu noneho igisetse ibaza umuntu wifata ngewe ku muntu nkanjye ufite umwana uri kumva so rero izo rwaserera zose niyo witwa ngo wamwubashye niyo witwa ngo wamwubashye urumva byose nta na kimwe agaciro ngewe ubwanjye ku giti cyane ima nifuza kujya muri za social media n'ibiki byose uri kumva ibyo arabizi neza ni naryo turufu arisha kuko arabizi neza ko ngewe ibyo bintu mba nashaka kubigaragaramo ariko we kuko ari ryo ashaka ubundi twakoze ikiganiro uvuga ngo umugabo yarize noneho hasohotse amajwi avuga ko wa mugabo burya yanabyaye sinzi nimba ayo majwi wayabonye ira nkuru wayakiriye gute nkuru ngewe nabonye nta n'ibirenze birimo se kubyara ni ikibazo niwe musore wa mbere waba wabyaye se oya ntabwo ari we wa mbere ahubwo nta nubwo yabyaye gusa kuko yabanaga n'uriya mugore mu buryo butemewe n'amategeko kandi uriya mugore nawe ni divorce yari umudivorce yari afite abandi bana ahubwo twibaza ati uwo mugore w'umudivorce ajya kuryamana n'umwana w'umusore ungana kuriya akagera naho amubyarira ariko yanagarutse yivugisha ngo nta kintu yari afite ngo amabizinesi n'iki niba uri umudivorce ukaba ufite abana barenze umwe ukabona umwana w'umusore ungana kuriya ukamwizirikaho mpaka umubyariye kandi ukagaruka ukavuga ko ari umukene niki wari umukurikiyeho utabonye ku mugabo wawe wa mbere amukurikiyeho ubwiza cyane ko twumvishe ubwiza ni ibi kerega abagore twese turi bamwe ubwiza bw'umugabo ni mu mufuka mwese ni ku mufuka yego burya bwose
umuhungu mwiza hava akagera agaragaza ubwiza gusa nta mafaranga shaburo nta kintu kiba kirimo nta kintu umuntu aba akureba nka nuza nka za bobi hariya uriya mukobwa nashaka kunyica mbeshya ngo ndi mwiza kandi nta mafaranga ariko naragowe amaso y'abantu areba bitandukanye wasanga abona urakukida rwereka n'ubushobozi bw'umukobwa kuvuga ngo abakobwa buri umwe wese abavuga ati ngenzi ashaka umugabo ufite ubushobozi bungana gutya mu gihe ntari namubona rero uwo mugabo ntabwo nzashaka hari n'undi uvuga ati niyo yaba afite akazi ibindi tukabishakana rero ubwo bwiza bwawe ubwiza bwawe ntabwo mbubona kubera ko ntaraguha ku mafaranga ntabwo urampa ku mafaranga ngo umenye ngo uri mwiza cyangwa ese wowe uyampaye kugira ngo ubone ubwiza bwanjye kandi ububona ntarakwereka no mu muvuga watangiye kubivuga ukanabunyereka keretse niba ushaka kubona ubwiza bwo mu mufuka ubwo hanze bwo urabubona kandi watangiye umbwira ngo yego none se ubundi abasore batera inda abakobwa babizeza kubashaka inyuma bagafata undi mwanzo bagashaka abandi izo ni imbwa n'amabyi ese ubwo urumva umugabo wari indi mbwa rero kuko nawe muri audio twumvishe yamubwiraga ko afite oya ibyo bintu byihorera uriya muhungu urabona ari uwo kujya kwizirikaho igisasu cy'uriya mugore w'ikigoryi ahubwo none se ziriya nkuru yajyaga kuzitangaza yumvaga ari ibya danje kuba barabyaranye ese niba atagufasha urumva ni bangahe se babyaye abagabo badafasha none se ubu kumuzana hano ahubwo nawe ngo sinunda ngo zasheshe medi wazigezemo none se nawe ushigikiye abagabo badafasha baba bateye amada ntabwo mbashyigikiye ariko nanone uriya mugore ntaze kuriraho ifoto ngo umwana ndamumwoherereza ngo none ngo yagize imana abona mukase umukundira umwana none arimo gushaka kwimena inda ariko abagore babaho none se iyo ari byo mu ifoto iramaze none se ubundi niba atamukunda ubundi yamujyanaraga iki aba yamufata nabi ntago yakagiye amwohereza kwa mukeba we none se umwana ungana kuriya ko atazangana kubwire ngo bangiriye agahinda na depression ibyo bamwijeje batarabikoze byaba bituruka ku bugoryi bwa nyina byaba bituruka ku bugoryi bwa nyina yego ninkura nzaba nkabo ntabwo urakora akora kangahe ninkura nzaba nkabo abana babiri ubura gusa se ufite none se ntibandusha abana none se mwemereye umwe shaka undi uguhunda umwe wawe umwihorere umwihorere ni irihe tandukaniro nyine wabonyemo mu bukwe wenda cyane bw'ibyamamare bwabaye n'ubwabaye uyu munsi n'ubwabaye uyu munsi bwa Kipongo nta tandukaniro ubwo se urangereranya ubwabaye bwande n'ubwabaye bwande reka tugereranye ubukwe bwa Kiramani bwabaye turebe ubukwe bwa Miki bwa Kiramani sinabutaye ariko ntabwo wabonye se no ku mbuga rega tubona ibyo baba bashaka kutwereka buriya icyiza ni ukuhigerera ku mbuga se ko ureba ibyo baba bakweretse baba bashatse kukwereka baragutoranyiriza noneho rero nkawe wigereyeyo ni igiki ukeka ko banze kutwereka kandi cyari gihari ntacyo kuko hari abakameramani ubukwe bwari live urumva haba ku Nyarwanda bwari live sinzi n'ikindi kinyamakuru nahabonye byaciyeho biri live naho ubundi buri ibintu biri live ntago najya kuvuga ngo ibi ntago bashatse kubikwereka kandi byari live kubera icyo utambwe ngo tujyane dukorere iki kiganiro nari nzi ko wagiye mu bindi bintu kandi mu gitondo naguhamagaye cyane nkumva urimo kuyivugiraho ni ukuri kw'Imana naguhamagaye asanga ari wa mukobwa uri kumbeshya ko ndi mwiza birashoboka kuko wayivugiyeho umwanya munini yego
ni ubuhe butumwa wagenera ibyamamare biri gutinda gushaka? bashake babyihorere. None se ijambo ry'Imana riravuga ngo gushaka ni byiza ariko kudashaka bikaba byiza kurushaho. Rero nawe ubyemera gutyo? ntago rero nabirukanse. Kandi impamvu heza iwanyu. Njye se mpezi iwacu. Nakuheza iwawe muri ghetto. Cyore cyane. Kandi wumva wishimye. So wagize ukaduha amazi sha. Oya ubushera bwo muzabunywa da. Agashera muzagasoma vuba. Nimbona shera ariko. Ntabwo uramubona? Ntabwo ndamubona. N'ubundi se Erega Zebra wowe ufite umuntu ukubwira ngo uri mwiza. Kandi ari wowe mbyinjiye njyewe rwamuzeye yego mana yanjye. Ngiye mbyinjiye. Wowe mumbeshya twagira. Ase ubundi kankubaza. Kuki ubu bimbwira turi nyuma ya kamera wagera kuri kamera ukanyaka? Oya uze kankubwire Zebra abantu benshi. Ubushaka kugira ngo batabimenya. Abantu benshi twakoranye. Abantu benshi twakoranye nyine like nk'abasore. Nago nyine nago baba bakanterese kubera baba babona ngo ndi seriye cyane. Yakura nakabya. Ngo uranakabya kuba seriye. Wapi kandi buriya ngo uzi ukuntu mba naborohe. Kubera ko nyine mba mbizi ko dukorana umunsi ku munsi. Rero baze ngo mba ngo babona nyine ngo ntabiteza ngo nta nkibaza abo bantu. Ese kamite nkubaza kino kibazo. Ni iki umuhungu ashobora gukoresha ku buryo bitamugora kurasa ku ntego kuri wowe nyine kugira ngo ni iki? Nyine umuhungu wemereye aba yakoze iki? Cyangwa akoresha iki? Cyangwa bisaka ari wowe? Ntabwo namenya kuko ntawe ndemerera. Uwo nemereye yasambyaza ni mu gihe nari nyiri uruhinja mfite ubugoryi bwinshi mu mutwe numva ari ravuko. Ariko kuva icyo gihe ntabwo ndongera gukinisha icyo kintu. Ubu ngubu bebagize imyaka ingahe utaragera? Nyine umutima wanjye ndagerageza ndatinya. Sharabeshye pe. Nukuri ndatinya kuko n'umuntu iyo yagerageje akambwira ngo reka tubijyemo. Mbijyamo ariko nkahita numva mu mutima nkavuga uyu muntu wapi azambabaza nkahita mbishinanukamo. Rero ko bavuga ngo umukobwa ngo wakoze zira gahunda ngajya bikumbura wowe ibikumbuye bigenza gute? Erega ibyo bintu nakamenyero. Iyo umubiri umenyereje ikintu nawe urakimenyera. Iyo umenyereje gukora siporo urumva ntuzikore nawe urazimenyera. Iyo utazikoze uba wumva urwaye, uba wumva umubiri wawe utameze neza. Rero ikintu umenyereje umubiri nicyo ufata. Niba umenyereje kuba uri umunebwe nta kintu ugomba kwikorera, nshuti yanjye uraba umunebwe pe. Niba umenyereje kuba wakora cyane urakora pe. Rero ntago ibyo bintu ari ibintu wajyaho ngo umenyereze umubiri. Ubuzima bwawe bwose wabikoze rimwe? Wabikoze ibyo rimwe? Zebra kundeba gutyo. Tugende njya gutestinga niba ari byo. Urashaka kumviyora? Ujya gutestinga. Uragatsindwa n'agasani. Ariko tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Nizere ko abantu ariko ngo bari kugenda bagukunda. Sinzi mba ari kuguha n'amafaranga ukayarya wenyine. Yego ari wakubwiye se. Ababikubwiye. Ndabona komanteri. Ntabwo mbizi Zebo nta mafaranga bari kuma. Ariko nta nubwo ari ngombwa. Icyo nabashishikariza ni ukunkorera subscribe bagakora subscribe. Hano bamara gukora subscribe hano kuri Duhinduke TV. Kuri Duhinduke TV ndetse na Rwiza TV. Nawe ugira uhinduke. Nje narahindutse nahinduye nubundi se ndahindura. Urashaka ko mbi icyatsi? Oya. Uhinduke mu gute? Urumva? Growing mu mufuka. Umufuka. Muneze imbere guys. Burija uramuhungu ushobora kumuvomera neza akavuga ati nahandi nzajya
ariko ubwo ngubwo nukomeza gutyo ni akazi kawe ntabwo uri guhinduka. oya ndaguha akavidewo ujye uze kukabacishirizaho k'ibikorwa nkora noneho babireba ndaza kukaguha so ugacishaho se naho kuri iyo sije yo kuba wahinduka ukabasha no kuba wavomera bamwe mu bahungu kugira ngo hagire ufata umwanzuro wapi mbavomera gute hari agahungu ejo bundi niba karakuye nimero yanjye kuri TikTok kubera ko ariho ncururiza kaba karampamagaye ngo ayisha ngo maze umwaka ngo nkusaba nimero warayinyimye ngo ngize Imana ndayibonye ati uyibonye hehe tinyikuye kuri TikTok ati se ni ikosa kuba nyifashe yo ndamugaho ya nta kibazo mbwira narigize ngo yenda numukiriye ngo none nguri hehe ndamuga ndimo kuva ku ishuri ndimo gutambika njya mu rugo nguri hehe mba ndamusobanuriye ngo duhure arahuye rero duhura mbona ari mu modoka nziza pe Aisha barayima wapi nibyanjye byo kutagira urukundo nyine sinyashiduka kandi nabikubwiye nk'uyu muvomera hari igihe ari gutavuga yego kaba karambwiye ngo naragukunze ngo none ngo turahuye ngo nzaguca amande ngo iki n'iki ndamugata ibyo bintu byihorere si itegeko arangije aragenda nyuma hacemo umunsi arampamagara ngo nyine ngushaka ko dukundana namugaye reka mbitekerezeho ndebe niba byavamo arangije bwa gatatu barampamagaye ngo ndashaka ngo tuzabikora umuhungu inshuti yanjye arasa ku ntego akagabo we urabona n'insina ngufiya ku buryo wajya gutereta umunsi umwe ugahita utangira kumbwira ubugambo bwo kuba twaryamana nese bitwaye iki kuki mushaka ko duca hirya shaka ngo ko uwo mwana tumukurikiza reba noneho ukuntu murebye umva nabuze icyo mubwira namugaha ko mwagiye mushyira no mu gaciro uratekereza ko ngewe ndi umukobwa wo kwiyandarika ndamubwanjye mfite gukora cyane mfite kwiga mfite iki rero ntabwo nafata umwanya wanjye ngo njye kwirirwa nsambana kandi ibyo bintu ntabwo wabivanga no gushaka amafaranga no kwiga no kurera wongereho no kurera kurera ni ikintu gikomeye ari kumudomyaho hari igihe ahita afata inshingano no kurera akavuga ati ndabikora oya umuntu uzaza hano avuga ngo aje kuba yansaba igitsina urumva kugira ngo anderere azabyihorere nzakorera amafaranga yanjye Imana nimfasha akanagisinyira akavuga ati icyo ujya kubanza kukijorora wowe wagura avoka utumvishe ko iryoshye gute se erega biriya ibintu byose birasa nuko abagabo amarari yanyu atandukanye abagore bose ni kimwe ugomba kubanza kumva impamvu usaba gutanga avansi ntawe uzunyumva rero gutanga avansi uzarorere uwumvishe yaranyumvishe yaranyiyeretse rero ntabwo nzongera guha amahirwe ya kabiri undi muntu reka ngushimire rero wowe twabanye mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi nizere ko umeze neza umaze kugubwa neza no kugira ibihe byiza wowe rero mu majyepfo rero kandi n'amajyaruguru n'urasirazuba n'uburengerazuba ushobora kuba utameze neza uri kudukurikira niba utameze neza cyangwa ari ibitagenda neza zere kandi usenge ukore cyane bitewe na situation urimo ibintu birahinduka njya nkunda kuvuga ngo ukiri muzima nta kirapfa utarapfa bivuze ngo birashoboka ko hari icyizere cy'uko ejo byagenda neza njye na Zebra Switch yari Duhinduke TV twari Rwiza TV at the same time turi kumwe n'umwari wanyu mwakunze cyane Aisha hari ubutumwa se ushaka kubagenera ngo dutahe ikintu nshaka kubagenera nuko mbakunda yego niko rero gana Aisha aguhereze icyitwa ibidira amadira n'ibindi bijyanye n'ibyo ngibyo ngiye nagomba mbizi ariko kandi ndakubwira ngo
hano Kicukiro ugana Zion Temple cyangwa se ugana hano mu Gatenga hano muri iyi rompuwe kuri dodane ya mbere urahasanga UTMS utuntu twinshi media studio baragufotora bagukorera video iz'indirimbo n'ibindi bigiye bitandukanye ariko kandi basanga no ku mbuga nkoranyambaga zabo kuri YouTube, Instagram, Facebook ni UTMS official, kuri YouTube ni UTMS TV. Ubundi uje ubana nabo umunsi ku munsi ndakubwira ngo kandi Muchoma J muri Arizona Afrika ukeneye kurya nyine kinyafrika Muchoma J African food nawe arabigukorera hano muri leta zunze ubumwe za Amerika. Hari undi wantumye se ntago gutumye nta wundi wantumye ndakubwira ngo Dr. Riri massage nawe yantumye ngo mbabwire ngo ari gukora massage z'ubwoko bwose z'ubuvuzi ariko kandi uramugana nawe agufashe ndumva nge nta wundi ariko kandi Aisha nawe yantumye ngo mutumikire arabafitiye ikiza cyo kwambara byiza byo kwambara cyane cyane ku bagore amadira y'ubwoko bwose bikozwe mu mutenge n'ibindi bigiye bitandukanye nawe mu mugane dore n'uyu nguyu uri imbere yanyu urabona ko aniyambika neza bivuze ngo kukwambika neza ni ingeso ashyize imbere niyo ngeso asante sana